insenda mu byukuri zabisiganye insenda gute rero zasabye ikintu gikomeye cyane icyo twakita balkanization nuguhuza ubundi niba warize udukurikiye neza cyane twego twajyaga twiga balkanization karo gufata imirima cyangwa se gufata ibice by'imirima runaka bakagenda babihuza bitewe n'ibihingwa bihinze aho ngaho. Rero balkanization nuguhuza uduce runaka nugufata ibice byose biri muri Nord Kivu byose ntibagirwa Warikare ifite ubuso hafi 26,000 nimba ntibeshye na bitatu muze kunyibutsa neza Warikare yose ifite hafi 23,000 kilometre kare cyakungana n'u Rwanda mbitse ko u Rwanda rufite 26 Warikare yonyine ifite 23,000 bivuze ngo ijya kungana hafi n'u Rwanda muri rusange nyine ntuyibagirwe. Balkanization rero ikintu M23 yasabye ko bakeneye balkanization, yasabye ko bagomba guhuza Nord Kivu na Sud Kivu byose bikaba igihugu kimwe ngo kandi bakabiyobora imyaka 8 kugira ngo mvuko bizazarambwe noneho nta mikino bisize insenda ngo kandi mu gisirikare bakunda ifata umwanzuro ati turashaka ibi igahita ikubita hasi wagira ngo umugabo bita Rurankunda Mihigo niwe wabigishije. Rurankunda Mihigo niwe Joseph Kabila aramwumva cyane aranamutinya kuko we yaragenda agatwara page hafi impapuro hafi 200 zibyo ashaka kandi byose akavuga ati niba nkeneye we akagikinsha bagahita babirambura hasi hari akavuga ati ntacyo turabyemeye. Rero birasa nkaho wagira ngo ni Rurankunda n'ubundi wahaye ubudahangarwa cyangwa se wahaye ubwenge M23 turaje tugenda tubigaruka muri kano kanya kugira ngo umutwenye cyamba wa M23 ugere idoha ikatari noneho aho kugira ngo uryame ufatirwe ibyemezo cyangwa imyanzuro nawe ugahita ugenda utegeka usaba ikintu gikomeye cyane gikakaye ndetse ikavuga ko itakibonye icyo ngicyo n'ubundi iyo nama irorere ihagarare iseswe. Ariko kandi kuri leta yakishe naho ndaje mbabwire ibyo batangaje hariya idoha muri Qatar ni imyanzuro amaze ko afuru mu buryo mwe cyangwa ubundi ni ya minota yacu reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri amakuru yacu yo muri kano kanya na makuru yihuta cyane kandi yihutirwa ukwiye kumenya mu byukuri nimba ukunda ruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri kano kanya muri aya masaha ni update itaribuze kurenga iminota 12 cyangwa se 10 ubu niyo gahunda twafashe kujya twita tuza tubahereza mu byukuri amakuru yihuse muri rusange kandi afatika. Hanyuma muri aya makuru reka mbayikaze ariko mbere na mbere kobya amakuru yihutirwa atugezeho muri kano kanya reka mbasabe ko mwakora subscribe nyaboneka nimba ari ubwa mbere utwumvishije making sure ko wakoze aho hepfo gatujyane kuri subscribe cyangwa se s'abonner kwa kantu gatukura kari hasi cyane ugakoreho ubundi kandi unakwire kuri like unasharinga ikiganiro cyacu ubundi ibintu birushaho kugenda neza cyane mu buryo cyangwa ubundi ni ya minota yacu itarenze 10 rero itarenze 10 muri kano kandi tuje niso tugira 20 tuzatibabwira ariko 10 ntagomba kurenga muri aya makuru angezo muri kano kanya cyangwa se muri update. Hanyuma mwakomeje kugenda mwumva abandi bavuga ibintu babica ku ruhande cyangwa se batanabivuga ariko ngewe ni nyirabyo mba namaze kubangirayo ndaje kubabwira rero imwe mu myanzuro ikomeye cyane yavuye idoha muri Qatar. Ubundi n'ubwa mbere mu mateka umutwenye cyamba M23 ugiye idoha muri Qatar ugahita utegeka aho kugira ngo usabe uryame hasi ariko turaza kurebera hamwe aho byaba byaragiye bituruka muri ya minota yacu itaribuze kurenga. Ubundi byaturutse kugira ngo umutwenye cyamba wa M23 ugere idoha ikatari noneho aho kugira ngo uryame ufatirwe ibyemezo cyangwa imyanzuro nawe ugahita ugenda utegeka usaba ikintu gikomeye cyane gikakaye ndetse ikavuga ko itakibonye icyo ngicyo n'ubundi iyo nama irorere ihagarare iseswe. Ariko kandi kuri leta yakishe naho ndaje mbabwire ibyo batangaje hariya idoha muri Qatar ni imyanzuro amaze ko afuru mu buryo mwe cyangwa ubundi ni ya minota yacu 10 ntabwo shaka ko iza kurenga murabizi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma twihuse cyane rero menyemere mbaze mbabwire ibyo byavuye rero idoha muri Qatar muri ya minota yacu 10 dukute tubangura ni yari inama ya gatano mu byukuri ya gatano aho M23 yari maze igihe kinini cyane igenda yitabira ibiganiro byo bitandukanye ngaho by'i Rwanda byari ibiganiro bigeze kuri 3 yego
yego nibyo ni ibiganiro bitatu byateshejwe agaciro nta kintu na kimwe byigeze bigeraho. Murabizi ibyo muri Qatar uko byagenze, uko leta Kinshasa yagendaga yica ibiganiro cyangwa se mu byukuri ibyo bemeranyijwe ntabari ibyo bakora, ibyo bavuye mu nama bagahita babica inyuma ku ruhande. Kuva icyo gihe inama ya kane ni mu byukuri yaje kubera i Doha muri Qatar, aho His Excellency Paul Kagame ndetse we na Kisekedi aho uriya mwami yabakiriye, aho Kisekedi yari yaravuze ko bazahurira mu ijuru bikaza kurangira ijuru rihindutse muri Qatar. Rero bisa nkaho aribyo byafunguye n'ibiganiro bya M23 ndetse na leta Kinshasa, kuko ariho bahise batangira kwimurira ibiganiro muri rusange. Ntaguza kuvuga ibintu byinshi cyane kuko turimo turagenda turebana n'iminota. Amakuru avuga ko rero tuvugana nyuma y'iko ku munsi wa mbere cyangwa se inama ya kane yabaye bikaza kurangira n'ubundi M23 bayisikaminze bayibeshye mu byukuri bakayemeza ibidahari nkuko n'undi bari barabikoze mu bihe byagiye bitambuka. Ese bayimereye iki bayibeshye? Ndagira ngo mbanze kano kantu gasasire kugira ngo babwire noneho ukuntu yarakaye ikagera ifata umwanzuro ati turashaka ibi, igahita ikubita hasi. Wagira ngo umugabo bita Laurent Nkundamihigo niwe wabigishije. Laurent Nkundamihigo niwe Joseph Kabila aramwumva cyane, aranamuzi, aranamutinya kuko we yaragenda agatwara page hafi irenze impapuro hafi 200 zibyo ashaka kandi byose akavuga ati nibi nkeneye, we akagikinsha bagahita babirambura hasi hari akavuga ati ntacyo turabyemeye. Rero birasa nkaho wagira ngo ni Laurent Nkunda n'ubundi wahaye ubudahangarwa cyangwa se wahaye ubwenge M23. Turaje tugenda tubigaruka muri kano kanya. Abagabo rero mudukuri mubyibuka inama ari yatambutse ubushize bari bagidwa muri Qatar, barababwira ati twebwe nta kibazo mugende murekure Warikare, natwe turafungura abantu banyu, turafungura abantu banyu bafunzwe bazira politike, bazira ko muri inshuti, ibintu nk'ibyo murabyibuka. Abagiraga muri 700 barangije bafungura abatazwi, bafungura abantu M23 itazi bayibeshya, bizaje kurangira mu byukuri M23 kandi yari yamaze kuva Warikare. Ibyo byose rero biza gutuma mu byukuri M23 irakara cyane, iravuga ati mwaradusikaminze, mwaratubeshye, ariko muri kano kanya ntago muzongera kutubeshya. Ango ni ku ruhande rwa leta yakishisa muri rusange. Amakuru avuga ko rero umutwe w'ishyamba M23 icyo wasabye ikintu gikomeye kuri intro. Noneho wagiye wisize insenda, andika muri comment ngo bisize insenda, andika muri comment ngo izasarambwe zisize insenda. Mu byukuri zabisiganye insenda gute? Rero zasabye ikintu gikomeye cyane, icyo twakita balkanisation. Balkanisation ni uguhuza. Ubundi niba warize udukurikiye neza cyane, twebwe twajyaga twiga balkanisation kari gufata imirima cyangwa se gufata ibice by'imirima runaka bakagenda babihuza bitewe n'ibihingwa bihinze aho ngaho. Rero balkanisation ni uguhuza uduce runaka, ni ugufata ibice byose biri muri Nord Kivu byose. Ntibagirwa Warikare ifite ubuso hafi 26,000 nimba ntibeshye na bitatu. Muze kunyibutsa neza, Warikare yose ifite hafi 23,000 kilometre kare. Takungana n'u Rwanda, mbibutse ko u Rwanda rufite 26. Warikare yonyine ifite 23,000. Bivuze ngo ijya kungana hafi n'u Rwanda muri rusange. Nyine ntuyibagirwe balkanisation. Rero ikintu M23 yasabye ko bakeneye balkanisation, yasabye ko bagomba guhuza Nord Kivu na Sud Kivu byose bikaba igihugu kimwe, ngo kandi bakabiyobora imyaka 8 kugira ngo mvuke uzasarambwe noneho nta mikino bisize insenda. Ngo kandi mu gisirikare bakunda gukoresha ngo no retreat no surrender, nta gusubira inyuma, nta kumanika amaboko. Urumva rero nabo bavuze ati kandi point entre ngo point entre. Ibyo rero nibyo umutwe w'ishyamba wa M23 wategetse leta ya Kinshasa cyangwa se ari Doha muri Qatar ngo kuyobora Kivu y'izombi imyaka 8. Nibyo ushaka, nta kindi icyo kintu cy'ingenzi bategetse. Mbibutse ko muri bya bintu bitanu n'ubundi bijya gusa nko muri bya bintu bitanu bari bategetse cyangwa se bari basabye, bijya gusa nko bya bintu bitanu bari bategetse cyangwa bari basabye. Rero ubutuvugana bategetse kuyobora Kivu zombi imyaka 8. Bakavuga ngo bagakuramo ingabo zose bashyizemo, gukuramo ingabo zose bashyizemo, kwirukana abacancuro. Hanyuma urumva nyine ni debanire iki kiganiro, ariko kuko twavuganye iminota mike cyane nta ngomba kwirenga.
urumva bategetse rero byibuze imyaka 8 kariyo bagomba kuyobora izi Kivu zombi kuko n'ikimenyimenyi batangiye kubaka ikibuga cy'indege kiriko kirubakwa neza bazanye abanyabangladesh nibo bari kucyubaka amabanki batangiye kuyasanura bakubisa amakamera mu mihanda bivuze ngo n'ubundi mbese mu yandi magambo n'ubundi leta ya Kinshasa yamaze kubona aho M23 iri kuganisha urumva ikindi cya kabiri sinabura kuvuga ko Kinshasa n'ubundi yari yasuzuguye M23 kuko bamwe mu bantu yari yohereje harimo bakuru b'Abazarendo cyangwa se abantu batagize icyo bavuze babandi batafata n'imyanzuro intumwa ziraho just ziraho zo kugira ngo za maonesho zo kujijisha ikigaragara cyo rero nuko n'ubundi iyi myanzuro gahunda ari isasu riribuze kuba rivuga kuko imyaka 8 ntabwo Kisekedi yayemera ikindi cya kabiri kandi ibintu basabye ikindi kintu gikomeye ndaje mbigarukeho neza mbabwira ukuntu iyi myanzuro yahise yirukankira i Washington DC muri leta z'umwe za Amerika barangiza Donald Trump agahita avuga ati ibi byose M23 yasabye ati ku itariki 15 z'uko kwezi bibe byashyizweho umukono pour entrer bivuze ngo Trump nawe yabihaye umugisha iyi nkuru yo ndaza kwigaruka mu kanya gato cyane ndi kuko navuze ko ari ya minota yacu 10 itagomba kurenga niya minota 10 itagomba kurenga bivuze ngo umugabo bita Donald Trump uyu perezida w'igihugu cya leta z'umwe za Amerika yamaze ko abihumugisha imyanzuro avuye Qatar hariya yahise ijya muri leta z'umwe za Amerika uko byanditswe byose bavuga ko bagomba kubisinyira barabisinyira cyangwa ntago babisinyira iminota ntago iruzura barabisinyira cyangwa ntago babisinyira Kisekedi arabyemera ntabyemera M23 irava kwizima ntiva kwizima irayobora Kivu zombi irazifata mpiri ibugwate ese ibabyemera kandi bamaze kuzana abacanshuro n'ukuntu leta ishinza imaze guhomba ese babyemeye ingabo z'ubundi zakemera gusoka ese abacanshuro bakemera gusubira kandi bazi ko bahombeye ese babyemeye ibihugu by'amahanga byabyemera kandi bifite ahantu byungukira ibyo birashoboka ese babyemeye isi yose byibuze ko ngo yabona amahoro ayose rero na makuru mugomba kumenya rero bakunda kuvuga ngo la promesse c'est une dette munyemere rero dusoreza hangaha naye babwiye rero najya ngo zembi babwire ibi byose mwicare mubize yego sinyuzwe ngo bisesengure neza nka kumwe kwanya nkunda kubisesengura fresh ariko ntacyo ni mugwanda ngibyo hanyuma tuzaza kugaruka tureba update mu rugamba uko biza kuba bimeze uko urugamba rukomeje kuba ruhinana uko urugamba rukomeje kuba rukotana ivumbi rikomeje kuba ritumuka kuko butuvuga no mu Jovira irugamba rwamaze kuba urundi ivumbi ryatumutse iyo zanyangezi amasasu yabaye menshi arimo araturagurika abacanshuro bakomeje kwirukanka imihanda yose birukanka kandi M23 na FARDC nayo ikomeje kubahindamukana ibakinajyana ku ruhande ibakinajyana ibirukankana bivuze ngo FARDC nayo yashaka kubarenza impinga z'imisozi basubiye iyo ngiyo ngo mu birunga cyangwa se bagiye mu Rwanda nkuko babwira buri munsi ku munsi tugaruka mu kanya tubahereza update nyuma amasaha 2 turaje.